murakoze kuba tubonye umwanya muri iyi gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nitwa Rwema Shadrack bari babwiye, mvuka muri diocese muri paruwase ya Kivugiza, akaba ariho jenoside yabaye dusengera tunatuye. Birakomeye umwanya nk'uyu, ariko iyo duhawe umwanya nk'uyu utuma twibuka, ariko kuba twarawuhawe wo kwibuka biratunezeza. Tuba turi hari rero, tuba turi hano intimba yasabanye n'umunezero, umunezero twahawe na leta nziza turimo, yatwemereye ko tuzajya tuwufata tukibuka ibyabaye mu mwaka w'1994. Jenoside yabaye turi bakuru tubibona, ibidahubutse yarateguwe igihe kinini, itegurwa n'ubuyobozi bwariho butakundaga abaturage babo, butashyiraga hamwe abana barwo, ubuyobozi bwigishaga amacakubiri, abanyarwanda bacamo ibice, haba uruhande rwamburwa ubumuntu ruhindurwa utuntu, narwo rurahindurwa. Mu by'ukuri urebye uko byari bimeze, ingaruka zabaye ku banyarwanda bose. Abanyarwanda twese twari twarabuze ubumuntu. Hari abo babugijwe ubumuntu barapfobwa, bahinduka udusimba dusuzuguritse. Abandi ku rundi ruhande bigishwa ubunyamaswa bwo kuba kwica utwo tunyamaswa ari ibisanzwe, bihinduka urukwavu rwuye n'imbwa, hinga rwirukanye ahubwo barakomera ndetse bakifuza kurufata ikarugaragura rugapfa. Bamwe bitwa ba Kayini, Abeli barapfa, ba Kayini barica. U Rwanda rwarahombiye, abantu bahinduka inyamaswa, abantu bica abandi, abakundanaga, abasuranaga, ababyanaga muri batisimu barahindukana. Nigeze kubabwira nti yewe uyu munsi intimba ivanze n'umunezero. Tukivugiza twabaga turi kumwe n'abakristu benshi, tubyarana muri batisimu, dukundana, ubona nta cyacamo. Ariko nyuma igihe kigeze, umwe acaha undi acaha,
umwe akurikira uyu nkaho yaherekeje uyu, umwe yanga kwegerana n'uyu kandi begeranaga mu rusengero. Ndababaza, jenoside rero igihe cyarageze iraba, abantu barapfa. Njya kubivuga, nari mvuye muri kiriya gice cya ruguru mu murenge wa Ruramba, ubwo paruwasi yacu yari igizwe n'amakanisa. Uhereye ku ikanisa ya ruguru mugaterera mukajya ku Rugota, mukabaza amazina yo ku Rugote. Pasika Mandwe Duwaye basengera ku Rugote, abana be b'Abanyarwanda. Nimumanuka mukagera i Mata, ntimuzarenga mu Ruramba. Muzabazwe n'urwibutso ruri mu Ruramba rushyinguyemo umuryango wa Kabera Maritini. Wari umwarimu w'Imena, yari umuporo ukomeye, yakundaga itorero. Akava mu Ruramba hari amashuri, akarenga Giseke, atendajya kwigisha ku itorero ryacu ku Kivugizo. Abo mu bamenya amazina, igihe nk'iki tujye tubibuka. Nimubaza basengeraga ku ikanisa y'Inyarugano iracyabaho. Inyarugano niho twasengeraga. Mwibuke Theophile papa. Nyakubahwa executive w'umurenge wacu wa Kibeho, ba nyakubahwa ba pastor muterane ngaha, nyakubahwa executive w'akagari ka Gakoma, ba nyakubahwa abandi muterane aha ngaha mutandukanye, ba Kristo bavandimwe ba EAR, ndabashuhuje kuri uno munsi turo twibuka ku nshuro ya 29 abari abakristo ba EAR n'abari abakozi. Mbabwira nti mukomere, mwihangane kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Hari abakristo bamwe tutamenyeranye aha ngaha, jya nitwa Imana Siridiyo, nk'uko nyiricyubahiro Musenyeri babwiye, nije perezida w'ibuka hano mu karere ka Nyaruguru. Ibuka n'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mu by'ukuri ijambo ryanjye ngiye kubabwira nanjye harimo n'ubuhamya, ariko butari ubwanjye jyenyine, ariko iyo dushingiye ku mateka iki gihugu cyagiye kigira, ubuzima bw'igihugu cyacu, usanga mbere y'uko jenoside yakorewe Abatutsi iba, n'ubundi Abatutsi bagiye batotezwa bituruka ku buyobozi bubi bwariho. N'abahingero guhera mu 1900 abazungu bakiza muri iki gihugu, usanga n'ubundi haragiye hagaragara amacakubiri. Icyo twitaga imbaga y'Abanyarwanda irasenyuka. Ikibabaje naho abazungu bagendeye ku buyobozi bwagiye bukurikiraho, haba Repubulika ya mbere, Repubulika ya kabiri, nabo bagiye bunga muri y'abakoloni, yewe bo baza no gushyira ubwicanyi mu bikorwa. Aha nabaha ingero, hari ingero nyinshi tugenda dusoma mu bitabo, dusoma hirya no hino mu binyamakuru.
zifatika zaho abatutsi bagiye bahohoterwa bakicwa atari umwe ahubwo ari itsinda rinini cyane. Nabaha ingero z'imyaka mu 1959 mujya mubyumva bari bakuru cyangwa mu myaka yagiye hejuru aba mwarabibonye abatutsi bagiye bicwa hirya no hino. Muri 61 muri 63 muri 73 muri 91 92 kugeza 94 aho hose nagenda bahingiro nyinshi cyane z'ahantu. Duhereye hafi cyane kuko ngiye kubarondorera byatinda, reka duhere hafi muri za 90. Muri 90 abatutsi barishwe mu gice cyo mu Mutara, baricwa gice cy'amajyaruguru cyari Perefegitura ya Ruhengeri. Nabaha ingero hari za komine Kinigi, Nkuri, Mukingo, hariya hakikije umujyi wa Musanze, aho abatutsi bicwaga ku bwinshi kandi leta ibiri inyuma. Muri 91 mujya mwumva za Murambe hariya muri Gatsibo ubungubu ahari kwa Burumesi bitaga Gatete, aho abatutsi barishwe ku manywa y'ihangu ari umubare mwinshi cyane. Kibirira hariya muri Ngororero abatutsi barishwe ari umubare munini cyane. 92 mu kwezi kwa gatatu hariya i Nyamata mu Bugesera abatutsi barishwe baratwikirwa ku manywa y'ihangu ubuyobozi bubiri inyuma. Ubwo rero iyo twibuka ngaha kugera 94 ntago bitangaje kuko nundi hari hagiye hose habaho kwica abatutsi ibice, ariko 94 ho jenoside nkuko mubizi yakwiriye mu gihugu cyose, birangira hapfuye inzirakarengane zirenga miliyoni z'abatutsi gusa babahora ko ari abatutsi. Ariko njya nibaza witeka nk'ubwo tuvuga ngo abakoroni bigiye baziye, usanga igihe abakoroni baziye bahise banazana n'ubukirisitu. Ubukirisitu bwatangiye niba ntibeshye mu 1900 paruwasi ya mbere ishingwa ku itariki ndumva ari 8 z'ukwa kabiri mu 1900 yashinzwe hari Isave hano mu ntara y'Amajyepfo. Murumva nibwo ubukoroni bwari butangiye. Abantu barigishwa, bigishwa urukundo, bigishwa ijambo ry'Imana. Ariko ikibabaje iryo jambo ry'Imana bitukira akabazo, ese ryarakurikijwe? Ese abantu bararyumvise? Nabantu ingero mu 1994 hano mfite urutonde rw'ukuntu abakristo bari mu Rwanda tubaje kwijana. Abari abakatolika bari 43.7% by'abanyarwanda bose. Abari abapita abaprotesta ndumva natwe turimo nka EAR ngire ngo bari kuri 37.7%. Abari Adventiste abo nabashije kubona baba umunsi wa karindwi icyo gihe nibo bari bariho, nabashyize muri rusange bari kuri 11.8% by'abanyarwanda. Hanyuma abandi bakristo bo twatutorero duto bageraga ku bice 7%. Abisilamu bari kuri 2%. Bivuga ngo abantu twita abapagani twebwe bari kuri 2.5%. Bivuga ngo abanyarwanda bari mu madini basenga, abakristo bari kuri 95.5%. Hanyuma 99% bari abantu basenga, ubwo nashyizemo n'abamizirimo. Aho uhita wibaza abantu ko basengaga ari abakristo nkuko tubivuga, jenoside yabaye. Umuntu umwe muri abo yavamo agahisha mugenzi we cyangwa inshuti ye, jenoside ndahamya ko itari gukunda. Umwe nibura agahisha umuntu umwe. Aha ingero nagenda dufite ingero nyinshi cyane mu gihugu z'abakristo, abari abapasiteri, abari abapadiri, abari ababikira bigishaga ijambo ry'Imana ariko barahindukira bakora jenoside. Reka hambaye nk'ingero hariya Inyange nduba ari mu karere ka hagati ya Ngororero na Karongi, sinibuka neza, hariho ku muhanda hafi ahantu hari kiliziya bita Inyange, padiri wahayoboraga ujya mwumva bita Seromo yakanguriye abantu gufata zira modoka za tingatinga zakoraga umuhanda, bafata kiliziya barayitigisa bayitura ku bakristo bari bahari.
hano hirya Isovu mu karere ka Huye hari ababikira babiri wita Serge Retride undi simwe bukizina ariko warireba hari kuri za YouTube nabo bakanguriye abantu gukora jenoside banandika niba ro yandikira akarere ngo baze babakize inyenzi birangira abantu bahungiye bishwe. Abantu bakatiwe n'inkiko zo mu Bubiligi, umwe akatirwa igihano cy'imyaka 15 undi akatirwa igihano cy'imyaka 12 ariko barangije igihano cyabo ariko icyaha cyarabahamye nk'ababikira. Hari ingero z'abantu benshi cyane warondora dushingiye ugiye usoma ku nyamakuru tudatanze ubuhamya bw'abantu bireberaga abantu bitwaga ko ari abakristo rimwe na rimwe bitwa ko bayoboye amatorero nk'abana bahaga ariko bakora jenoside. Igitangaje aho gishekeje cye iyo tugiye mu barinzi b'igihango dusangamo abantu ahubwo twebwe twitango n'abapagani nabaha nk'ingero. Nigeze kujya hari icyarwa hari muri Huye abantu bariho bibuka batanga ubuhamya bw'umukecuru wari umupfumu yafataga ahungisha abatutsi bamuhungiyeho hanyuma interahamwe zaza akabakanga ngo arabicisha ivara yari afite. Uwo nguwo twebwe dusenga tuvuga ko ari umupagani. Ese mu by'ukuri uwo muntu ari we na Seromba umupagani, ari we n'abapasiteri bisha abantu cyangwa babikira abapagani ni bande? Aho naho ndahibaza. Hari urugero rw'umusaza w'Ikarongi ku Kibuye yahisha abatutsi benshi muri jenoside nyuma aza kuba ari no marinzi b'igihango. Hanyuma umusaza aza kuba atari koko nakoze neza baramushimiye abaturage abakize ku icumu leta. Hanyuma aravuga ati ariko ntabwo nigeze mbatizwa. Atumira abantu benshi baraza bahageze aragenda ajya ku Kivu. Agiye ku Kivu yinika mu mazi kumwe amatorero n'amadini amwe abatizwa amazi menshi. Yiyinitse mu mazi hanyuma avamo aravuga ati ahita yita amazina aravuga ati gende ndibatije kuko ukuntu narebye hano iwacu nta muntu ushobora kumbatiza n'umwe kubera ibyaha bakoze uko mbazi nta ushobora kumbatiza kandi sinshobora kujyana bino byaha. Bivuga ngo uwo musaza afite impamvu yarabivugiye, afite impamvu yabivuga kubera abantu yabanaga nabo bagenda batererana bagenzi babo mu matorero bagenda bagambanira abo basengana. Nabaha urundi rugero hano hirya imuganza twigeze kujya kwibuka. Tugiye kwibuka hari umudamu ashobora kuba bazahuye atubwira ukuntu yahishwe n'umuntu wari umurwayi wo mu mutwe amushyira mu nzu ye jenoside irangira abantu batabimenye kandi abo bantu tuzi ko tubita ngo n'abasazi. Ari uwo muntu w'umurwayi wo mu mutwe yahishe umuntu jenoside ikarangira ari n'abari ababikira murumva umurwayi wo mu mutwe ari uwo. Ni ikibazo gikomeye nacyo. Mfite urugero rw'umwana w'umukobwa yitwa Fora namubonye kuri YouTube nk'umwana w'umukobwa wari mutoya yagiye gutora inkwi asanga akana gatoya nyina bamwishe n'abandi bose babishe. Umwana ahita areka gutora inkwi aheka kakana akajyana mu rugo. Yari afite imyaka nka 18 uko nabibonye. Umwana atangira konsa wa mwana ageraho amashereka araza ari umwana w'umukobwa aramurera akomeza kugenda ahangana n'izo nterahamwe amuhishahisha. Umwana n'ubu ariho. Uwo mwana nta bushobozi yari afite, yari umwana muto cyane udafite amafaranga udafite imbaraga udafite n'ibitinyiro bindi byinshi. N'abahingiro ni nyinshi. Hari n'abandi bantu bagiye bakora neza. Nk'ejo nahoze nsoma umuntu kuri YouTube wa hano za Gitwe mu Ruhango umusaza wahisha abantu bagera ku 104. Barahaye n'ahandi nasomye umusaza w'umuzungu namusomye kuri YouTube umusaza w'umuzungu wo muri Polonye wahishe abantu 600 kuri kiliziya hariya mu Ruhango za Kinazi. Hari ubutumwa nasomye bw'umuntu wari umubikira hariya Inyamata bagombye no kumwicaho umuzungu ariho ahangana n'interahamwe mu gihe cya jenoside. Urumva harimo abanyamahanga abo twitamo n'abasazi abafite intege nkeya bakarokora abantu twirirwa tuba ngo turi abakristo bikagira biteka tunanira. Ubwo ni ikibazo pe umuntu yabitekerejeho. Ariko hari n'abihaye Imana bagiye barokora abantu barahari muzi ngo Niyitegeka Felista umubikira w'intwari hari n'abandi n'abapasiteri n'abandi nyamareba
nabo bagiye baba intwari bahisha abantu, ariko hari n'ababaye ibigwari. Abantu bagiye bagerageza guhisha abantu rero barahari ni benshi, ariko iyo usubiye inyuma nk'umukristo nkatwe, umuntu yibaza ngo se jewe icyo gihe ko nari umukristo usenga, jewe nari ndi he? Ese jewe nakoze iki? Nk'abakristo dufashe igihe twabereye mu bukristo, tugasoma Bibiliya, tukayigisha cyangwa tukayigishwa n'abandi. Mu gihe cya jenoside wenda hari bamwe bakagwa bakica abandi, cyangwa bakarebera ntibagire icyo bakora. Buriya agenda umwarimu mu buzima busanzwe, abanyeshuri tujya dufata abana b'abanyeshuri, uwatsinzwe tukamusiriza. Kera aho twiga ku butegetsi bwo kwa Habyarimana, kwiga iyo watsindwaga baranakwirukanaga. Ese ubwo niba mu bukristo, niba umuntu habaga ibyo byo kumwimura cyangwa kumusiriza, abari kwimuka ni bangahe? Abari gusibira ni bangahe? Aho naho ni ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha rero mbona jewe aba ari umwanya twebwe nk'abantu b'abakristo muri rusange wo kwitekerezaho, mbona twarabonye umwanya wo gusibira kugira ngo abantu bisubireho, batekereze ku mateka mabi yaranze iki gihugu, hanyuma dukomeze dufashanye n'ubuyobozi bw'igihugu kukigeza heza. Ni na byiza cyane, hari politike nziza cyane mu Rwanda ya gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ni nziza cyane, mubona ko yaduhurije hamwe nk'abanyarwanda, icyo twitaga imbaga nyarwanda irongera irasabana, ishyira hamwe. Ariyo mpamvu tugomba kwibuka. Iyo twibuka ahangaha ni ukugira ngo dushingire kuri aya mateka, twubakire kuri aya mateka, hanyuma dukosore ibibi byabaye mu gihe cyashize. Dushingire kuri aya mateka, twegere abantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye, bagifite ibikomere, kandi barahari benshi. Uzarebe mu buzima busanzwe, iyo wabuze umuntu mu muryango, nk'abantu bagiye kwirimbi gushyingura, aba ari umuntu umwe gusa, aho ugasanga abantu barize bababaye cyane. Mutekereze noneho nk'umuvandimwe tutagiye kure, wari ubabwira utanga ubuhamya nka Rwirima, wabuze abantu barenga 10 bo mu muryango. Hari n'abandi. Hari imiryango myinshi yazimye, turaza kureba hariya kuri paruwasi hariya hashyinguye, ahantu hari imiryango ugera muri za 300 y'agace kano hafi Kibeho gusa, imiryango yazimye. Ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu iyo twibuka rero kuba ari kugira n'abo bantu tubazirikane, dusengere abo bazize jenoside, ariko tunafate mu mugongo abandi bantu barokotse jenoside bafite intege nkeya. Ni n'umwanya kandi wo kugira ngo tuzirikane, hari abantu n'ubu bagitsimbare ku ngengabitekerezo ya jenoside, barahari. Mujya mwumva hanze bakabasha guhangana n'abicaga abantu, bakagira abantu barokora. Kandi rimwe na rimwe ugasanga babikoze atari uko bafite ubushobozi bwinshi. Aba nabo gushima, ariko nanone uyu munsi duterane ahangaha ku nshuro ya 29, turashima nanone abayobozi ba EAR diocese ya Nyaruguru. Iyi diocese ni shyashya, ariko murabona ko bakoze ibishoboka byose bakazirikana abavandimwe babo bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko umuvandimwe Rwirima yabivugaga na Musenyeri yabimwemereye, buriya amazina iyo ahari biba bifatika kurenza umubare. Iyo byanashoboka mu bushobozi bwazaboneka hakajya na monima. Hari hamwe na hamwe abantu batangiye kugenda bakora monima. Kiriya kiba ari ikimenyetso gituma abantu amateka atibagirana, cyane cyane ko nabonye mu bantu bari ahangaha abenshi harimo n'abantu bakiri bato cyane. Iyo twibuka ibintu babyumva nk'umugani, ariko harimo n'abakuru ibintu babyiboneye en direct, ariko baragenda basaza. Uko bagenda basaza rero, amazina nk'ayo iyo ari ahantu runaka, n'umuntu yaje hano atera akajisho akabimenya. Ushobora gusanga ubuhamya ndiho mbaha ubwo Shadrake yabahaga mu myaka iri imbere ntabwo tuzaba tubutanga, ariko nibura hakaba ibihamya bihagaragaza bihari. Bavandimwe rero, ntabatindiye, nk'abakristo bari hano, ndahamya ko abantu bari ahangaha bose nta utabatije nk'abakristo turi ahangaha. Igihe cyo kwibuka kiba gifite akamaro. Abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi kibongerera imbaraga. Niyo mpamvu nk'abantu dusenga tujye dusabira bari abantu batuvuyemo manzaganya, bakazira jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nanone ntabwo dukwiye kubasengera bonyine. Hari n'abandi bantu mbona bakwiriye gusengerwa bafite ikibazo gikomeye cyane.
Mu buzima tuzi ko umuntu agizwe na roho n'umubiri, haba muri kiliziya haba mu madini yacu ya kera. Icyo kintu turacyemera ko iyo umuntu apfuye atarangira, ariko umuntu iyo apfuye yakoze nabi aba afite ikibazo, afite urubanza. Aba bantu bakoze jenoside nabo mujye mubasengera, ejo nabo batazajyana rwa rubanza cyangwa bakajya babyanduza n'urubyiruko n'abana bari babyiruka. Urwo ruhare murushyireho, twese dusenge. Igihugu cyacu gifite icyizere, ni cyiza kandi kiragana heza. Murakoze cyane, dukomeze twibuke twiyubaka. Ndibwira no mu minsi izaza tuzatera amahema hariya hanze n'andi maparuwasi akaza, kandi kubera ko ari n'ubwa mbere iyi diyoseze ntabwo hari byari kubakundira, ariko ubutaha tuzabifatanya. Abakristo b'iyi diyoseze baze bumva amateka. Urabona ko perezida wa Ibuka arimo kuvuga, benshi babonaga bashaka kumva ayo mateka no kumva ubuhamya. Rero ibyo turabibemereye, tuzabifatanya nk'uko abamanjije bagiye babivuga ku mateka. Uyu munsi ntabwo twasubiza igihe inyuma, amateka ya jenoside yabaye nk'uko umukuru w'igihugu akunda kubivuga, ariko dufite inshingano zo guhagarika ikindi kibi cyose cyerekeranye n'amateka ndetse n'icyakwica umuturage giturutse ku buyobozi bubi. Dufite inshingano zo gufatanya ari abakristo. Abakristo ni nabo baturage b'igihugu. Muzehe waduhaye ubuhamya yashimaga ubuyobozi bwiza. Turi mu gihe cyo kwibuka, ariko tugomba no gushima, kuko iyo ubuyobozi bwiza butaza kubaho ntabwo tuba tumeze gutya. N'itorero ntabwo muba mubona uko musenga, ariko kubera ko ubuyobozi butureberera, buzi igikwiriye abaturage, niyo mpamvu uyu munsi mubona umudendezo wo gusenga, mukabona umudendezo wo gukora n'ibindi bikorwa. Rero ni ugushimira ubuyobozi bwiza, kuko abaturage b'igihugu baguwe neza. Nubwo tuba dushima, ariko tugomba no kugaya. Nagize amatsiko yo kubabaza ngo mu bakristo, uretse hano imbere ndabona ko bamusenyera ari bakuru, abantu bari bariho mbere ya jenoside, mugire gutya. Nk'uko mwiga amateka yo mu bindi bihugu, mugomba kumenya amateka y'igihugu. Abantu bavutse nyuma ya jenoside rero mumenye ko hari n'urubyiruko rwakoze jenoside, ariko urwo rubyiruko rwabyigishijwe n'ubuyobozi. Ntabwo jenoside ishobora kubaho ubuyobozi butabigizemo uruhare. Niyo mpamvu abaturage bafite inshingano zo kumvira ubuyobozi, ariko kumvira ubuyobozi bubi nanone ugomba kwitandukanya nabo. Ari naho muzumva uyu munsi ubuyobozi bubasaba ngo gutangira amakuru ku gihe. Icyo kintu mujya mucyumva. Wowe icyo ushoboye gikore, icyo udashoboye gihereze abagishoboye bagikore. Muzehe rero yabivuze gushimira leta yacu ihagaritse jenoside, ariko hano turi no mu itorero ko mwaje no gusenga, tunashimira n'Imana yashoboje ubwo buyobozi. Kuko Imana ni itanga imbaraga, hejuru y'ubuyobozi hari Imana, ariko Imana yashoboje ubuyobozi bwacu. Umukuru w'igihugu wafatanije n'abandi benshi, abo muzi n'abo tutazi, abahasize ubuzima kugira ngo uyu munsi tube turiho, jenoside irahagarara. Turanashimira abarokotse jenoside kuko bagira uruhare runini mu kubaka igihugu. Wambaza ngo gute? Kuko ibyo bakora natwe tubikora, nibo bubaka igihugu gusa. Ariko nka buriya muzehe mumubona ari umuntu mukuru w'imyaka, wakubera sogokuru cyangwa sogokuruza, ukabona iriye munsi afite akubwira amateka, ari umuntu mukuru. Ubundi tuzi ko abantu bakuru bagomba kwihangana mu bintu uko byamera kose, ariko uriya ni umusanzu ukomeye, kuko abantu barokotse jenoside bagize n'igihe cyo gutanga imbabazi ku bazisabye n'abatarazisabye, murabizi. Rero ni umusanzu ukomeye. Amadini n'amatorero muri rusange ari nayo afite abakristo benshi, kandi abakristo bumvira idini cyane hari kuruta n'ubuyobozi. Nabo turabashimira kubera ko mugenda mugaragaza umusanzu munini wo kubaka igihugu, ndetse naho tugeze hakaba harimo uruhare rwayo. Ndetse tunashimira n'ubuyobozi kuko bwashyize mu madini iyo gahunda yo kwibuka. Ubundi mbere byaharirwaga ubuyobozi. Hariho n'amadini amwe abakristo bayo bajyaga bava kwibuka, bagaruka mu itorero bakabatokesha hafi no kubahagarika. Ibyo murabizi? Ntabyo muzi? Nuko iyi paruwasi ari bwo bwa mbere gutse, niyo mpamvu bakumva ko ari ugutokesha, bavuye ku badayimoni, bavuye gukora ibidakorwa, mbese ari ibintu bidakorwa. Ariko ko iminsi yagiye iza mwagiye mubisobanukirwa, kandi babibabwiye mu mateka. Hari
hari abayobozi benshi b'amadini bafashe iya mbere mu kwica abayoboke babo, barabatuje kugira ngo n'abakristo bayoboye batinyuke bakora iyo jenoside. Mwebwe umuntu arabivuga ukabona ko ari bishyashya kuri mwebwe, ariko uko iminsi izagenda iza muzagenda mubimenya, mwumva agaciro n'uburemere jenoside yakoranywe ndetse n'impamvu zo kwibuka. Ubundi mu busanzwe igihugu cy'u Rwanda ko ari igihugu kigendera ku mategeko, itegeko nshinga murarizi simwe mwaritoye ryari? Bwa mbere na mbere mwaritoye ryari? Bano babajije ngo Bibiliya yanditswe nande bwa mbere, wasanga mumuzi. Mbwira ibitabo bigize Bibiliya, wasanga mubizi. Abanditse Bibiliya bose mugahera ku itangiriro mukageza ku byahishuwe. Ntabwo uzayobora umusenyeri, ntabwo uzayobora abantu bavuga Yesu ashimwe gusa. Buriya na buriya buhamya babahaye abantu b'abayoboke, abantu bayoboraga insengero, bari abayobozi b'itorero, abakristo bakoze jenoside. Ni naho muzakura rya somo riri muri Bibiliya ngo abavuga mwami sibo, byose ko mubizi, abavuga mwami sibo bazajya mu ijuru. Ntabwo ijuru ari ku munwa gusa, buriya rirakorerwa rikanaharanirwa, ariko kurivuga gusa wahava ugakora amarorerwa nk'ayo ntabwo byoroshye. Itegeko nshinga nayo mbabajije ngo mwaritoye ryari? Uko mwubaha Bibiliya y'itorero cyangwa se y'idini, mukumva ko ifite agaciro n'ibyanditswemo bifite agaciro, ni nako itegeko nshinga ry'igihugu niyo Bibiliya y'igihugu iruta izindi zose. Mwari mubizi? Twaritoye bwa mbere muri 2003, rigenda rivugururwa, muherutse kongera gusaba ko ryavugururwa munaritora muri 2017 tugiye gutora umukuru w'igihugu. Murabyibuka muvuga ngo harimo ingingo y'101 ibangamiye ko umukuru w'igihugu atakongera kwiyamamaza. Icyo kintu murakibutsa abakuru. Rero itegeko nshinga niryo tegeko riruta ayandi mategeko yose mu gihugu. N'andi mategeko ari amasezerano mpuzamahanga n'ibindi byose agenda zinyuma y'itegeko nshinga. Rero wigereranye nka Bibiliya yayigutwara. Iyo niyo Bibiliya nkuru y'igihugu, niyo twese twubaha, n'ibyo dukora byose na biriya byose mubona ubuyobozi bubakorera, n'andi mategeko yose ajyaho, ariko itegeko nshinga riruta ibyo byose. Abazabishobora, abakuze mufite amatsiko, mushobora kurishaka mukarisoma. Nk'uko rero musenyeri cyangwa umubwiriza w'umunsi ajya babwira ati mufate Bibiliya zanyu murambure dusome urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, mugasoma mukumva birimo bikabafasha. Uko ni nako itegeko nshinga birimo byubatse igihugu, niho muzasanga hari ahantu muzehe yavuze, ndagenda mbihuza, ahantu muzehe yavuze ngo kuba ikiremwa muntu cyangwa se ubuzima bw'umuntu ashimira igihugu ko umuntu yahawe agaciro. Muri jenoside umuntu yamburwaga agaciro, agapfa nk'ikimonyo, agapfa nk'udafite amaraso, agapfa nk'udafite umubiri, agapfa nk'udafite ingingo.